kuganira n'ikahanga biganira ngo mwabajene tumwana umuhungu umukobwa umuhungu akaba ngo n'umugore bananiranwe je kamara bisi na papa ndacyabafite sinosenya urwo kubera papa na mama no kuko papa ntiyanshingiye ngo uzoba umwana we yaranshingiye ngo uzokora undi muryango papa na mama kubafasha ntabwo ari deni bafitiye ninje ugomba kuba responsible kuzirikana ko bambyaye bakabera umuhungu kabizirikana ariko ntabwo ari ibintu bagomba kunyishuza uko bambyaye ngo nkomeze mbu umukozi wabo barambyaye ngo uzogira undi muryango hanyuma gusenya urugo rwawe umuntu kubera so na nyoko no kubera responsible isona nyoko ntibakubyaye umuntu umugore ngo ntaza yumva mama kubera ko yasize se na nyina nawe ugasiga so na nyoko mukaza kubana kubera ko utashatse umubane na so na nyoko isona nyoko ntibakubyaye ngo uzobe umuhungu wabo barakubyaye ngo uzobe undi muryango kubazirikana no kubafasha ni inshingano ugomba kuzirikana nutabikora nabwo uzobihanira muvuga ngo amen abantu bafitanye utubazo mu ngo abahungu n'abakobwa babajene aje yacu nimba biterwa na so na nyoko ni umugabo wa gito cyangwa umugore wa gito kuko umugore mama na data ntibonsenyera uko mu cyamaboko na muzehe ni ubaga gito bwanyu gusa ese murabyumvise hari cyanditswe bwana sasifiwe ngiye gusoza mwihangane kindabona wenda muje nko ko nimba mwabuje nko kunyagara nimbwiye nko kurambirwa tacanditswe muza mwumva muri bya nigeze kukivuga ndi hano biravuze ngo ese ko mukoze inama na mahoro tacanditswe muza mwumva za ngo sibiza ko umuntu aba wenyine aho no ubusore rero bukagira izo blague umuntu akamagira ngo azoguma gutyo kunguko ameze hoya ubushize n'ababwiye ngo hari ibintu bitatu umuntu yokora ufubuze ukageza imyaka 30 wo kwiga cyane ukagira ururimi rugufi amatwi akaba maremare uramutse umenye ko hari ubundi buzima nyuma yo kuvuvuza ukageza imyaka 30 wo kwitonda ukavuga ngo ngiyewe Felix ngiye kumva cyane buriya nuko gusa mu Bibiliya wenda umuntu atoje muri byinshi nanjye sinize amashuri menshi ariko make nize namenye kuvura usoro umuntu asamye umwana munda gutya mudamu umwana yageze ku mezi 4 azatangira kumva nukuvuga ngo amagambo wo mwaturaho munda gutya umufite azabimenya umwana uri munda azamenya ko se nyina bakoroganye umwana uri munda azamenya ko nyina bamutonganyije akagira imigwi mibi agatera imigeri umwana uri munda azatangira kumenya uko bimeze yavuka akabimenya yakura akabimenya umwana kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 3 uri umwana bari uwa nyina taza ise ntaca mubwiye yo mukunda yo mwishimira ariko azayumva yo gumana na nyina akamwonsa niyo mpamvu uyu muntu ari umuturage azanga konsa umwana ariko konsa some jambo ry'Imana abamusomye nadufashe gusoma rero urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timotheo ibice ni 4 umurongo wa 12 Kofi araza gusoma urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto ibice 13 umurongo wa 11 kadusome Timotheo wa mbere ibice 4:12 Janete namusohoka babamera mikrofone turahera yes Timotheo rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timotheo gice ibice 4 umurongo wa 12 yes aravuga ngo ntihagire uhinyura ubusore bwawe agira umuntu uhinyura ubusore bwawe ahubwo ubicitegerezo cy'abizera awiki cyitegerezo cy'abizera kubyo uvuga ibintu uvuga no ku ngeso zawe ako ngako tuze kugasurinya kubyo uvuga no ku ngeso zawe cya kabiri no ku rukundo no kukwizera no ku mutima uboneye amen Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 13:11 Bibiliya iravuze ngo kiri umwana muto navugaga
nk'umwana muto, gatekereza nk'umwana muto, kibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura va mu z'ubwana. Amen. barikiwe kofi. Amen. Samye neza. Mwanya wanjye ntabwo nkoresha umwanya munini kubera ko turi kuwa gatandatu, ejo hari amateraniro yandi, kandi ni umunsi wose abantu baza baruha cyane. Reka nshimemo Imana n'amakuru makeya n'ijambo ry'Imana. Amakuru nuko nagomba kugera hano ejo, hanyuma sinahagera. Ntabwo ari impamvu zanjye. Itike y'indege yagombaga guca i Kampala, Kenya, nahagera saa 5:20, saa 6:20 ngahita nurira nkaza hano. Hanyuma yagombaga kudufata i Kigali ikererwa iminota 40. Umva nituye gutya Kenya igomba kuza hano yaje, kandi iziza rimwe ku munsi. Namaze amasaha menshi ndi gushaka byibuze n'ubwo ashaka bansubize Kigali nze, bansubize Kampala mitenza, biranga. Inzira imwe yari isigaye kwari kurinda bugaca narangiza nkaza uyu munsi. Hanyuma abantu twihanganire, ntabwo ari impamvu, ari ibintu biri navukiye mu Mibunda, hari ibintu biri nasanze mu mujyi, ni computer n'indege. Ibyo ngibyo nanjye ntacyo nabikoraho. Computer n'indege, ibindi wenda byenda nko gusa, ariko ibyo ngibyo ni ibindi. Nuko byagenze. Ariko mureke mbabwire ukuntu iby'Imana ari byiza. Amateraniro ngiye umutima wambwiye ko uwatangiye asenga nuza gusenga dutashe, amateraniro afitanye isano. Tiyagire nosa muzotinye ijambo ry'Imana ryavuze ngo umubibyi yasohoye imbuto, zimwe zigwa ku kara, izindi zigwa mu butaka bwiza, izindi zigwa mu mahwa, izindi zigwa mu nzira inyoni zirazitora. Ariko umubibyi yari yagize gute? Yarasohoye imbuto. Hari igihe noza hano nkavuga isi igashira, ugataha utumvise. Nimba atari njye ufite ikibazo ni wowe, wasanga ngende umubibyi mwiza ariko uri akara cyangwa uri ubutaka bwiza. Niyo mpamvu iby'Imana birafatanya. Muzamutangira yo gusenga, yo gutangira ndahari, arya mwasenze ndahari, afite isano n'amavuta ndi bugire bunyine, bifitanye isano n'umuntu uza kurangiza, bifitanye isano n'abantu bicaye bakumva. Byose ni byiza rero. Impamvu mwamwumva ko byari nk'igitangaza kuba ntaje, ni ijambo mwatuye n'akanwa kanyu gusa muri ngo Felix nizotubwiriza. Niyo mpamvu Imana yubaha icyo abantu bavuze. Iyo rero gisa kitagiye kuba gisa nk'aho ibintu byoroshye cyane, ariko ndasanzwe murabasanzwe, byari byakomeye kubera ko mwatuye ko ari ngiye uzo umuvuga butumwa kino giterane. Rero shingiye kuri ayo magambo, ndashima Imana ko Imana yabikoze. Amen. Hallelujah. Mumeze neza? Ya, hano rero ndabakunda. Twari tumaze umwaka tuvuye hano tuzana Denise Ndutira, twifuzaga kugarukana, ariko iby'Imana nta mikino bibamo. Yaje wenyine, nanjye nje njyenyine, n'abandi bazagenda bonyine, uzahura n'abandi benshi, ariko ndashima Imana ko Imana yabikoze. Rero ndashimira itorero pastor nawe mukorana, Imana ibamugisha gutanga ayo mafaranga bavuze. Indege ni menshi, kudufata neza no kutwakira neza, batwakirira na Bishop ku kibuga cy'indege. Imana ibamugisha, tubiha agaciro cyane cyane. Abakozi b'Imana batandukanye bari muri kicicaro, n'umugisha kubana namwe, turabakunda, tumaze kumenyana, tubiha agaciro. Imana ibahamagare muri kino gihugu, kabane zino ntama zingana gutya ngo mukomeze muzazigeze mu bwami bw'Imana. Inyamasengesho kuri no musozi n'umugisha kubana namwe, abatumirwa bagenzi banjye n'umugisha kubana namwe. Urubyiruko rwa KDP rwantumiye, Imana ibamugisha. Merci nabo mukorana, merci no petit twakoranye. Iyo umuntu mwarakuranye uko umuntu aragutumiye, aragutekereje, aba ari umugisha buriya. Hari imbuto wenda zike cyangwa imwe bayarabonye. Rero ndabyishimiye, ndashima Imana ko yanakubakiye, ufite umudamu n'umwana mwiza. Reka dukomere Imana amashyi turangiza tuganire ijambo. Yanyujuje amahoro, umunezero we, ndashima ko Yesu yanguraniye, nanjye sinzahwema
mvuga urwo rukundo nzahora ndirimba intsinzi ya Yesu. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Intsinzi, intsinzi bana b'Imana, Baba we, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Noneho ibiterane biba bitandukanye. Iki mwantumiyemo igiterane cy'urubyiruko, sije ko nabonye atari na benshi cyane, nshimana ko ari n'abantu bakuru. Style cyangwa se uburyo umuntu aganiramo n'abantu batoya ntabwo ari cyo kimwe no kuganira n'abantu bakuru. Style umuntu yaganiramo n'abantu bize amashuri menshi, siyo style umuntu yaganiramo n'abantu batize. Ijambo ry'Imana ni rimwe, ariko strategy zo kubagezaho icyo ushaka kubagezaho ziratandukanye. Niyo mpamvu rero ndacishamo style yo kuganiza abajene. Ntihakagire umuntu uhinyura ubusore bwawe. Amagambo amwe nagiye nyavuga, ariko ndayagarukaho kubera ko turi mu giterane cyabo. Umusore ni iki? Umusore ni umuntu wenda gusaza. Amagambo gusa ahinnye makeya, ni umuntu finarema bitinde bitebuke uzasaza. Mwibuke ko Bibiliya yavuze mu gitabo cy'Umubwiriza ibice 12 ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi. Ça veut dire que turi muri transit. Nimba Bibiliya ishobora kukubwira ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, kirakubwira ngo hari igihe kizagera ntukomeze kuba uko nguko umeze, ukaba ukundi kuntu udatekereza ko kuzagera. Birashoboka cyane. Turi muri transit. Ubusore buraryoshe, ni bwiza, kubera ko umuntu wese bugira imbaraga, habamo ubumenyi bwinshi. Ni ukuvuga ngo umusore iteka ryose ahora ari muri present. Umusore ari muri present. Ni ukuvuga ngo umuntu azaba umusore icyo gihe harimo n'icyo. Ubara amaterime navuga no pasiteri ntibayamenye. Tekereza nka Bibiliya kuba yanditse mu materime ya kera. Ngo bitese mwana, umeze gutese. Wapi ngo bino bintu nirabo, kuko mwamenye gutabivuze bamuze ntimwobimenye. Ariko kunguko abangaba tumvikanye barabimenye kubera ko mwebwe igihe cyanyu gisa nk'icyatambutse, hari amaterime mutomenye. Ariko umusore iteka ryose ahora ari muri present, ari muri kino gihe. Ariko hari igihe kizagera nawe ukaba umusaza, akaza abandi bantu bakazavuga amaterime ntuyumve. Gusa mbabwira impamvu ikanisa ryacu akavuye katazoshira. Amakanisa yacu, iyo mvuze yacu simbavuze abana komoka imurenge, amakanisa yose menshi akavuye ndi kazoshira kubera ko bamwe ijambo rimwe. Hanyuma ijambo rwo abasaza bazatubwira mu gihe cyabo cararenze, ngo ariko twebwe abasore ngo turi kanisa ry'ejo. None ikanisa rya none rigatari bura banyiraryo. Niyo mpamvu rigira akavuye. Nuko ngo abasaza igihe cyabo ngo carashize, ngo caratambutse, hanyuma ngo abasore ngo muri kanisa y'ejo. Ikanisa rya none rikabura banyiraryo, ariko barababesha mwa basore muri kanisa rya none. Muvuge ngo amen. Ndi none ndumuvuga butumwa wa none. Eglise yanje nimbibona no ba pasteur no. Habe namwe ba papa, ntabwo igihe cyanyu cyashize. Abigihe cyabo cyashize barapfuye. Igihe cyanyu ni none. Ayo gutya amata abantu bakonjigamo byo twatwenda gukorera Imana muzabireke. Igihe cyacu ni none. Kubera ko Imana yashimye ko hageza abandi bagabo. Hari abantu batazageza imyaka 40 mu mafamiye, abandi bakageza imyaka 80. Kuko Imana iguhamagara muri izo ntege kuko zingana. Muzambwira ngo Yesu umunsi karebo yabwiye Yesu ngo zambaraga nafite muzamwabona izo z'umubiri. Umuntu ngo imyaka 40 n'umugabo imyaka 85 bokomeye kwa kundi kimwe, ariko izo umutima zari zazinde. Icyo Yesu adusaba si ugukomeza gukomera umutima twarashize, adusaba gukomeza gukomera mu mutima turimo kugendera no kukabanda, kuko turi abanone. Umuhungu wese Yesu yahamagaye, wumva ko atari kanisa rya none wakijijwe nayo. Yesu yaraduhamagaye ngo tube kanisa rya none. Ariko icyo nshaka kubwira neki, bitinde bitebuke, wigira uko wigira bizashira. Usuzugure papa cyangwa ntumusuzugure, uzaba umumama. Icyo nta kibazo. Abanyarwanda baciye umugabo umwe nkunda cyane, baravuga ngo nta mugabo uzucura undi mu ruho. Mu yandi magambo,
usara koze twese turi abagabo twese tuzoruha nta mugabo uzocura uwundi umuruho zanga zakunda nawe uzoruha tu nutaruhira umuryango wanjye uzoruhira uwawe nutaruhira data uzoruhira iso nutaruhira mama uzoruhira mama wawe nta hantu umuruho uzowucikira nawe uzokugeraho none ubusore rero bukagira izo blague umuntu akamagira ngo azoguma gutyo kunguko ameze hoya ubushize n'ababwiye ngo hari ibintu bitatu umuntu yokora ufubutse ukageza imyaka 30 wo kwiga cyane ukagira ururimi rugufi amatwi akaba maremare uramutse umenye ko hari ubundi buzima nyuma yo kuvuvutse ukageza imyaka 30 wo kwitonda ukavuga ngo ngiyewe Felix ngiye kumva cyane buriya nuko gusa mu Bibiliya wenda umuntu atoje muri byinshi nande sinize amashuri menshi ariko make nize namenye kuva urusoro umuntu asamye umwana munda gutya mudamu umwana yageze ku mezi 4 azatangira kumva nukuvuga ngo amagambo wo mwaturaho munda gutya umufite azabimenya umwana uri munda azamenya ko sene nyina bakoroganye umwana uri munda azamenya ko nyina bamutonganyije akagira imigwi mibi agatera imigeri umwana uri munda azatangira kumenya uko bimeze yavuka akabimenya yakura akabimenya umwana kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 3 uri umwana bari uwa nyina taza ise ntaca mubwiye yo mukunda yo mwishimira ariko azayumva yogumana na nyina kamwonsa niyo mpamvu umuntu ari umuturage azanga konsa umwana ariko konsa umwana bifite logique nyinshi zikomeye ese turi kumwe muvuge ngo amen kindagira ngo navuze ngo ndabaganiza nk'abantu baje konsa umwana bifite amarogike menshi ata tumaze bana ko umwana azayo nkibere agataha inkonda ziriya nkonda zifitanye isano na sanse ya nyina amashereka nyina muhaye akaza ajyanye n'ikibazo umwana afite niyo umwana arwaye gripe ukamwonsa cyane yokira vuba umwana afite udusebe mu kanwa yokizwa n'amashereka niyo mpamvu umwana kugeza ku myaka 3 n'umwana wa nyina niyo mpamvu abaheburayo abayuda umwana ukiri muri iyo myaka bamamusimbiza bagera gute bakazamusimbiza amategeko y'Imana tibaka uzogera gutya ugasambane ukabeshe tukagira gute ariko twebwe kubera ubugome tugira nubwo wakwanga uzakura kuzamumugira gutya nubwo wakwanga uzakura ko amatiku gusa kubera ko turi abanyamatiku ibikomere byawe kure bitaka umwana ariko abandi bazasimbiza abana tukabeshe niyo mpamvu azavuga ko muri maternité cyangwa se andi mu cyumba cy'ababyeyi mu cyumba umubyeyi azaje mukora mu mubyeyi yabyaye azayimuka kandi nko mu kindi cyumba hagomba kuba harimo na Bibiliya umaze kumwonsa akana gafite kahaze karimo guteragura imigeri ugacisha mu Bibiliya aza kurana amatsiko avuga ngo se iki gitabo mama yasomaga cyari gitabo nyabaki ibyo byose twari bisimbutse udushekereye badushekereye nabi amazina adafite fo na ruguru ibiki umwana karengera step yagera ku myaka 3 agahita akunda se kubera ko isakunda gusohoka agashaka ngo basohokane bajyane amugurira akangaka agasigara akunda ku muhanda kweza ageze imyaka 6 umwana azahinduka uwikanisa muvuge ngo amen wanashaviwe agatangira kwigishwa amategeko agatangira gutozwa inzira agatangira kurerwa neza ariko mwe mu makosa tugora abakozi b'Imana nayaye nukugira abapasiteri 5 muri pejeri mugafata kofi utagira Bibiliya bade kutwigishiriza abana nangiza mukongo ni kanisa ryejo kofi nawe ubwiwe ntiyigishijwe noneho nigitangaza nawe ntaza nasoma none abapasiteri basigara gari nka 5 bakara umuhungu wasoka amaterano ntahungabane akabara to none kutwigishiriza abana niyo mpamvu uko yamanyanga tugira saa yacu hamwe nayakera nayakera ntabwo arayaca yangana twaje gusa ko yapurika hangaha ariko ni ntegenge twage turasingirizanya umuntu akaza gusa kumuri festa hangaha ariko naho ngo biza bitangire fondation muvuge ngo amen wanashaviwe niyo mpamvu abayisilamu baturushiki ikorowani umwana uzatangira kwimukubitira afite imyaka 6 twebwe umwana w'imyaka 6 ntabazi iyo bisha niyo bifu abatara uzira ngo userenyina n'abafumu abatara nababona babasenga muri saba none yagaze imyaka 18 agafatirwa ku bintu bibiri ifirimbi n'akayeswimi kumukunga nibyo ku myaka 18 abamenye kera gufite ifirimbi no gutambuka imbere nta sona afite nibyo biza bishira gusa mbere akamaza agatangira gusaba abandi mu ngana ku myaka 6 nyoko ntiya gusimbije neza iso nawe yari umugabo mu byashara kigeza gutunga neza hanyuma ikanisa naryo ni indangare ntiryakwitayeho ufatirwa mu mukunga nta na Bibiliya ugira naho abayisilamu batangiye ku myaka 6 bamukubita azikorowani hanyuma ngo tugiye kuvuga ubutumwa hano ngo uzohindura abandi koko uzobahinduza iki sinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe
sinzi ya Yesu. muvuge ngo amen. Amen. Barasa sifiwe. Sifiwe milele. Aha niho ngirira akantu kifuhe kaza kavuga nishaka mvuge mu rwego rw'abanyamurenge. Umwana w'umunyamurenge ungana nkaba ngaba toya muri veyi abasanga mu bwejeje imyaka yo gusakuza mu ikanisa nta muntu wo mwiyama kariga gatuza ngo yosakuza abandi banatungana bangana nk'uko bari mu nteko ishinga amategeko abandi bari mu maonije abandi bari muri za UN ariko twebwe bagoye gusa ngo uyobore n'amateraniro bose bazamafata bazamagira nk'ubwo ngo uraza gukotora kandi bimaze imyaka 18 ubibamo webayemo ufariseri wowe ukina kiwareka kibona bivamo ubigumamo bazakura ngo wigishe none ngo Felix asigaye yigisha abandi tungana basigaye bahugura abandi nari ndi muri Ghana abandi bahungu tungana bafite masters ya theology bazi ivyanditswe mu mutwe ariko twebwe ku myaka yacu no gusimbere ya mama wawe ninki gitangaza kwigisha ahantu ari papa na mama ninki gitangaza kubera iki kwikanisa twari bayemo turi ba munabi batwe ngo ejo ngo turi kanisa ryejo na ryari ejo harageze ni none uri kanisa rya none muvuga ngo amen turi kanisa rya none no barevera njewe icyo tuma ntamuba gusa si imyaka mikeya nuko atari umuhamagaro ariko suko ndi mutoya urushaka musoba mufite imyaka 90 hani zanda bose bazashima umuntu kumva tubuguhe ijoro rimwe rindi joro ufe niko ushaka saka abantu bako kugendera aho washaje ngo tugusingirije akabano ngo saza neza no ukunda umugabo mukuru cyane umuhungu umugabo umwe yabaje umwana we ngo wa mwana ngo sigaye bibahehe ngo kutarubaka inzu hano ese turi kumwe ngiye gusintinde umwana aramubwira ngo papa ngo nje nta mafaranga menshi ndabona ngubahe ngo muri Kenya ngo barabaza bayubaka nabaye ngo muri Amerika ngo nawe uretse ubaga gito ngo ntihari hagufi ati nawe uretse ubaga gito muri Kenya se hagufi nawe ariko warubatse inzu uretse gusubaga gito natwe tugira ako turi batoya turabagabo bakuru ugomba kuba uri umuhungu umukobwa mwiza uzi ngo nyuma y'ubu buzima ningira Imana ngasaza niyo mpamvu naza mabwira ngo ku myaka 0 kugeza myaka 30 imyaka yo kwiga umuntu utaragaza iyo myaka na Yesu ntabwo na Yesu yakaza abwiriza yari yararinze ngo azakomeze yige ariko twebwe iyo myaka ni imyaka yo kuvuga gusa kwiga ari bukeya imyaka 30 kugeza kuri 60 ni imyaka yo gukoresha ubushobozi wiyubatsemo ugakoresha ubushobozi wiyubatsemo ukavuga ngo narize ngiye kubishira mu bikorwa reka ntangurugero muri hangana ngengera akadafi ko kuvuga amazina ariko mba mbubashye Reverend Jarosi Pastor Jarosi aracabaye mu polisi wani mubwizo uko acabaye mu polisi aho uko muko leta ya Kongo imutegereza azoza kuba umusirikare aho kumufite uko murabona ko igitondo kimwe uzindi ko gutya mukoma ngo yegende Dubai gucuruza ukuri kindasigaje gusa no kumurevera mwiza uko ibyawe byose byararangiye isigaje gusa kimwe no kumpastori mwiza tukibaye umusirikare tukiye ucuruje ngwamwa ngugiye gucuruza ngo iduka abana wara barebereye kuri gusa Dr. Murongo kwereka kariyeri zihinduka kabiri kuva mu muntu umuvuga butumwa mwiza abantu bamwemere ni myaka 15 wabona bitava mukaja mu gisirikare 15 byanga uko burashaje Akingiye wewe muvuga ngo amen esko ntabwo kubasesa kariyeri hinduka kabiri kuko uzuyijamo ryari ufite 25 urafashwe ngo bari muvuga butumwa kuko ngo bizofata abantu bakwemere neza kenza ugejeje ngani 40 imyaka 40 nimba byanze hindu no hindura fata indi 15 ugejeje nga 55 ko 55 uracabaye niyo mpamvu nimba uri n'umusore ukabuze ngo kariyeri niyo nagiye baseriye ukora ibyo ukora neza hakirikana byubake neza hakirikana reka amablag nimba rwe mugiye gucuruza wicuruza wowe ukina amezi 6 ya mbere no guhomba ariko wivamo kora akazi nimba rivuga butumwa reka izo blag korera Imana neza uvuga ngo amen sipira birimo kumvikana icyo nshaka kubabwira niki mu bahungu beza n'abakobwa beza baba ibyo babamo babimo babyemera tubikorere Imana neza ino eglise kumuratekereza ngo ino eglise turi iyi eglise tubamo bano bakecuru bazi ndabo zigezweho
eglise tubamo unatekereza ngo abakecuru bazi ko umugozi wa HDMI utuma amashusho agaragara neza abakecuru bazi ko rino tara rya fure rya projector baza agaciro ka projector na hano abakecuru bazi ko kuri background hagomba kuba hijimye amatara yaba menshi cyane amashusho akagaragara neza umuzi ngo abakecuru bazi ngo ano makaro n'ino tapi bimeze gutya abakecuru bazi icyo online amafaranga iza yinjiza nimugira kanisa rifite abahungu n'abakobwa bameze gutyo batazi iyo biva n'ibiva tuzogera he Biden arimo kwiyamamaza yari afite imyaka 81 Trump yari afite imyaka 79 ariko Trump yazavuga ngo ni muntu wari jewe mutoyi Mwani wa mutorewemo mutoya ako dufite abagabo bahanga ngo arasha ushaje he mushaje he kuryo mutokwiga kuryo mutoza n'ibintu byiza by'iterambere abasaza ndabaretse bano bajene noneho mwega muzi ngo ubwiza bwa Samsoni ngo zari imbaraga no ubwiza bwa Samsoni yari intego imbaraga cyari igikoresho cyo kugira ngo yuzuze intego niyo mpamvu kugira ngo ugire imbaraga byinshi ntabwenge wogera ubwenge bwinshi ntambaraga uko abanyabwenge bose bazakoresha abanyembaraga ariko abanyembaraga ni abakarani b'abanyabwenge tungane we uzogende kwiduka uzosanga kwiduka ese mwe turi kumwe ntimwumve uzogende kwiduka uzosanga ari umugore wawe wicaye gutya wawikaraga afite abahungu batanu bateruye imifuka n'imbaraga kubita muri fuso uno mugore muzi impamvu barabakarana akahemba 100,000 uno mugore kinjiza miliyoni kubera iki uno mugore yaratekereje umushinga mwege mwazanye imbaraga gukora umushinga wiwe numva ngo Samson ubwiza bwe ntizari imbaraga ubwiza bwa Samson yari intego yo gutsinda abafilisiti Imana imuhereza imbaraga nk'igikoresho ntabwo Imana yo guhereza imbaraga nta vision ufite abahungu bose bafite iyereko bazabarota bari maso ariko abahungu bose babashaka bazabarota basinziriye abahungu Imana yahamagaye bazabarota bari maso akicara akavuga ngo ndashaka kuzaba runaka akabi ari maso ibira rose wasinzire n'umuruho mwana harose ngo ndota n'abayerevere nuko ari ukuru turagira abarevere batatu muno nuko ari ukuru hakuriye abahungu bose bazima Yesu yahamagaye bazabarota bari maso bazabi inzozi zabo ziba ku rupapuro azayicara umutima ukamubwira ngo ikikwereka ko ari warushe nuko warose wabayerevere tuwagura bibiri kwari ukuru ariko abahungu bose batekereje ko Imana izobahamagara mu ivuga butumwa basomye Bibiliya batazi aho bazobatumira Vanessa se ya babwire mu gitabo cya ngiye no gusoza sintinda mu gitabo cy'itangiriro habamo ibintu bine biza bituma Yesu azavuga ngo mureke turemo umuntu asenatwe ariko nshaka kubabwira cyo cyatumye dusoma hariya ngo kubera abantu cyitegerezo mu byukira gute uvuga bine nshaka nzabivuga nyuma hanyuma turasa n'Imana mu bintu kintu cambe imitekerereze uko umuntu atekereza niko kwari turasa n'Imana dutekereje iyo wicaye ahantu uri wenyine ukagura fanta ugatekereza urasa n'Imana utekereje timukaza mutekereza ibintu Imana itutekereza ni bibi cyane ni icaha tukazutekereza Imana tutekereza ibintu Imana tutekereza tukazubitekereza so dutekereza ibiki dutekereza ibintu yavuze mu ijambo ryayo hari ibintu Imana yavuze ngo muze mutekereza gute ubwonko bugira ubwenge bw'umuntu bugira ibice bine ako sibyo nshaka kubabwira ndagenda mbikora kuko nabwiye ndagana muri style y'abasore reka mbe runo rugero kugira muze kumva neza ibitekerezo bone se fiwe Imana bahumugisha muri abakristo beza umugabo umwe yari afite inzogera ndayita gute ring ikengeri uruhegeri reka mbwiye uruhegeri ni nkonje kinyamurenge cyiza hanyuma akagira n'icyo bita inyama akagira n'imbwa hanyuma uno mugabo agakora akantu kameze gute akavuza kwa ruhegeri yarangiza agahita azana inyama imbwa igahita isohoka none ubwa mbere abikora avuza uruhegeri yarangiza agahamagara imbwa akayiha inyama imbwa ntiyabihuje ntabwo yamenye rino ruhegeri n'izi nyama bihuriye ntabwo yabyitayeho gusa yarebye inyama ariko bwa kabiri kubita uruhegeri ayihereza n'inyama imbwa bihita bije mu mutwe uruhegeri ruvuze inyama ziba zabonetse none yagira gutya akagwa akubita rwa ruhegeri ya soneri imbwa igahita imenya ngo inyama zirabaye agahita yisora akayiha inyama umunsi umwe akora ikosa ryo gukubita uruhegeri nta nyama zihari imbwa yamutangira guta inkona yazi ndikonda kubera iki ngo inyama zabonetse ariko mureke mbabwize ukuri umuntu wari ufite amakosa ni inombwa wambwa ninde wakubwiye ko kindabwira inombwa yingiye ninde wayibwiye inombwa ko
uruhegeri iyo ruvuze inyama ziba zabonetse, ntabwo ziba zabonetse. Inonga yisobanura ibintu nabi. Noneho hari ibintu bibiri, hari amaso hakaba nanjye hakaba n'icyaha nshaka gukora. Icyaha amaso nirwo ruhegeri ruzo ruhamagara Felix gukora kino cyaha. Ni ibitekerezo bipfuye. Ntabwo uruhegeri rusobanura kubona inyama. Kubona inyama no kubona inyama. Uruhegeri ntaho bihuriye. Umunsi uruhegeri tazovuga ati bihuye. Tugomba kugira ibitekerezo bitubwira ngo aya maso yaje yarebye kino ariko singomba kukibaho. Ngomba gutekereza singomba kukibaho. Singomba kukishyiraho umutima. Singo ukagira ibitekerezo bikuvuga ngo kino kintu ntabwo cemerewe. Iki kintu Yesu yaracyanze. Ntabwo amaso niyaza kubwira, amaso ni uruhegeri ruza rukubwira ngo kora kino cyaha. Umuntu aza guca imbere umwana w'umukobwa, uruhegeri rukubwira ngo sambana, barakubeshya reka, gambana barakubeshya reka. Niko Satani zidushuka. Bikaba imiterere y'umuntu, umuntu akaza yisobanura gutyo, bukaba ubuzima bwiwe ku ruhegeri rwavuze umuntu agomba kurya inyama, uruhegeri rwavuze ugomba kurya inyama. Siko bimeze. Umuntu niyo bazabitse mu cyongereza ngo kuba addicted. Kuba addicted ni ukugera ku rwego utakibasha kwikontrola. Umuntu wese uguciye imbere kumva mwavugana, utiri kumva coba, ntabwo ari ikindi kibazo. Wafashe ibitekerezo byawe urabyubaka gahoro gahoro, nta muntu utangira ngo inzoga, nta muntu mutazagenda kicana n'inshuti zitari nziza. Wahagera bakabwira ngo soma, ngo oya sinosoma. Ariko mureke bayiki urugero rwo muri bibiri. Yosefu yagiye kwa Potifari, uriya mugore amusabye gusambana. Yosefu yarahunze, kandi Yosefu icyiza ciwe ntabwo ari wararijanye kwa Potifari. Ariko twebwe turi mu kwijana mu kabari k'inshuti, bakatubwira ngo nitunyweho tukanga, bikazarangira tumweye. Kubera iki? Ntabwo tugira ama decision. Sinababwira ko nigeze kuza hano mwivuga butumwa, masanga umwana w'umuhungu mutoya w'umusore, twari turi kumwimbarara kera, duhura n'umusaza umwana nk'aba bavye, aramubwira ngo umuhungu wanjye soma ku nzoga. Ndambwira ati muze ntabwo ndi busome. Abwira wa muhungu ngo soma, wa muhungu aramubwira ngo ntabwo ndi busome. Ahita atubwira ngo munansuzuguye. Wa muhungu yamangubita inkokora, uno musaza tumusuzugure, turamusuzuguye sinsoma. Wa muhungu yamubwira ngo tureke kumusuzugura. Nyabona umusaza areke kutumwisha inzoga, ndazo tuza tunywa. Umusaza amatubwira ngo ukuskoshye ku rurimi wosinda wanyubashe gusarime. Namamuze nimba ariko baza bitagasuzugura umbabare sindi ubikore. Wa muhungu yamubwira ngo Felix mugira ngo tumwikize ngo reka kwereka ya masomo ho gutyo ndamwihorera. Kandi yarasanzwe ngo nuko yote yarasanzwe ariko muzi kibazo cyabaye habashize imyaka ine tutabonana. Sinzi ukuntu nageze ahanga sanga ni uyoboye amaterano yamamunanira. Kubera iki? Duheruka nasomye handi makuru muvuga ngo yeme ibitekerezo bamicyo bita decision. Umuntu akaba ngo ni icyemezo nafashe tibwo kwira. Hari ikintu kimwe umuntu atokwepa tibwo kwira udakoze amahitamo. Mfite amashati arenze imwe ariko iyi niyo nahisemo. Kino kirato mfite akandi ariko nico nahisemo. Uku nawe wambaye ufite iyindi myenda ariko niko wahisemo. Tibwo kwira utahamagaye telefone, bwo kwira utariye ariko tibwo kwira udahisemo. No kuzimya telefone ni amahitamo. Mu kintu kimwe kiza kidukiza tukaba abagabo ni amahitamo. Mu kintu kimwe kiza kigutuma tukaba gitoya no guhitamo nabi. Imana iguhamagaye rero ukamenya ko ufite ubwenge turiro uzihitamo neza. Muvuge ngo amen. Ninde muri mwari mwabona uhagarara mu kibanza akazabwira abafundi ngo nimwubaka inzu, ngo nimwubaka inzu. Azataha akaryama bakazana amabuye bakayubaka adahari. Nuko ngo kubaka ibitekerezo byawe nukuzuza inzu zobamo mu yindi myaka. Bano basaza uko mutuye mu nzu mwubatse imyaka ishize. None igihe cy'ubusore bwawe rero ni igihe cyo kubaka ubuzima uzosaziramo, ni igihe cyo kubaka icyo uzoba, ni igihe cyo kubaka uko uzifata n'uko uzoza wigenda, uko uzobaho. Muzabwira ngo kwiga bifatiki, kwiga biragoye. Nuko imyaka 6 ya primaire, 6 ya secondaire, 6 ya kaminuza, masters na PhD. Uwo muntu iyo myaka maze ni myinshi cyane. Ariko yagiye mu kazi, umuntu ufite PhD ntaza ya applying, baza kumureba. Yashoye imbaraga mu kwiga, bashora imbaraga. Umuhungu umwe wubatse ibitaro byo kumuhima mu Rwanda, yakazaje kwiga isaka mukubita. Nyako yakazaje kwiga agakwepa isaka akaja kumuzana agakubita. Akaja kwa nyirasenge isaka akaja kumuzana agakubita. Agakwepera handi isaka akaja kumuzana agakubita. Agenda kwepa bakishura nirangije. Ashinga ibitaro. Abanyamakuru baza kumubaza ngo tubwire ibi bintu byose ufite, imodoka nziza, abadabana beza, washatse umudamu mwiza, akazi keza, wabikuye he? Aravuga ngo mureke mbateranyirize. Bingana gute agaciro kabyo? Aravuga ngo mureke mbateranyirize. Aricara atekereza, yamabwira ngo umenye igiciro cyabyo. Ngo birangana n'inko ni data yankubise. Kubera iki? Ntabwo agaciro kabyo hari uko nakuyema nashoye yangaye nkura amaye. Agaciro kayo nuko data yankubitiye ishuri.
Obama yaravuze ngo umuntu ashaka umusaruro w'amashu n'amezi 3 yahinga. Nimushaka umusaruro w'amezi 3 hinga amashu. Nimushaka umusaruro w'imyaka 10 tera igiti. Ariko nimushaka umusaruro wa burundu uzigisha abana bawe. Vanessa Sefiu. Bwana Sefiu. Ese mo turi kumwe? Turi mutana n'abajene. Ubu bwonko tugira bugira ibice bine. Hari ubwenge bazabita ngo ni IQ mu cyongereza. IQ ni conscience, intelligence conscience, aha. Ni ubwenge buzabuta umuntu afata icyo yabwiwe. Ariko buriya bundi bwenge bazabita ngo ni emotion conscience. Ubwo ni gute mu Gifaransa? Conscience iri emotionnelle. Ni ubwenge buzabutuma buzabukubwira ngo ubaha abandi bantu kandi ubinyangamugayo. Ha ubwenge bazabita ngo ni social conscience. Conscience iri ya social. Ni ubwenge buzabukubwira ko tushoboye byose niyo Imana yagushizeho abandi bantu uzihuze nabo. Icyakane ni ubwenge bazabita ngo ni advanced conscience. Ni ubwenge bukubwira buzabukubwira ukuntu ugomba kwitwara mu gihe wahuye n'ibibazo. Hafi ya twese ibibazo birangana ariko bisakurije nibo benshi. Ilibila. Muvuge ngo amen. Umuntu azahura umugore azakora agakosa cyangwa umugabo umwe akamwirukana undi akamwabara ntimumenye naho byanebereye kubera iki tutandukanye ubwenge bwo kumenya uko twitwara. Abakomeye kuri abo ngabo sabazi gufata nisa. Muvuge ngo amen. Ukagira imiterere timuze ngo ngo umuntu ateye nabi muze ngo byatewe ni ibitekerezo bipfuye ibitekerezo byo yarabiteranyije bimuzyarira andi reality atameze neza. Ugomba kugira imiterere myiza ni hano ubushize navumaganiza ku ikanisa kababwira ngo abanyafrika hafi ya twese dutanga inshingano ku bantu babiri bazareba Mercy ko bishoboye bakabimushinga bakareba pastor ntagawa ko agoye bagatamuhereza ikindi kintu nawe ntagawe kibamuhaye ntago ari kubishobora nukwira ngo atazodukoroka umwe azamushinga ibintu kwere ko gishoboye bakareba n'umuntu ugo itazodukoroga bagashaka ikintu bamwegekaho uko uteye nabi nimbuto z'abantu bazakwikanga ngo dushaka ko tumwegeka atazodukoroga uteye nabi ugomba kuba uteye neza ku rwego abantu bavuga ngo nimba mwana mwibagiwe ni umunyamahoro ntaca azobatwara. Muvuga ngo amen. Ni umuntu utuje apana umuntu kuza gukora akanta akazabara adasinziriye ngo uwo muniga wo mwico hoya abimenye ko wamenye Imana azamenya kugira imiterere myiza. Namwe kwereka Yesu yavuze ngo imbuto zanyu zigumeho mwera imbuto ariko imbuto zanyu zigira gute zigumeho. Yesu yaza bivugira iki? Yesu avuga ko duteye tumeze ukunzi ko tumeze duteye nabi. Muzosome Bibiri igitabo cy'imigani twatuvuga hanga pastor cyaravuze ngo ibisongorerano bizabiteranya abavandimwe uko nozanwa kuja mu matwi hakubira ngo ababoko amamaza ngo se mubwiye gute nahakana tukabakamukaba mukorogana kubera iki ntibabemera ko ntakona kubwiye kabaragira ngo kurababesha kubera iki niko biri afite mu gitabo cy'imigani ibisongorerano bizabiteranya abavandimwe sinzi ukuntu tumeze. Ijambo ry'Imana ryararigwa ngo tuba abantu beza abagabo beza n'abakobwa beza bafite imiterere myiza mugira wa mutima ari muri Kristo Yesu. Muvuge ngo amen. Wa mutima ari muri Kristo Yesu tugira imiterere myiza. Umuntu akaza kwikanga. Icya gatatu dusamo n'Imana. Ubwo nanza kugira ngo ntajya mu bintu byinshi cyane kugira ngo mvuge icyanyuma ari cyo naza ashaka ngo tu. Ya, cya gatatu. Ni ikintu cyitwa ubutwari. Utwari. Umuntu kwiyobora. Apambere ko abantu bakuyobora ntunga. Wo kwiyobora. Ukaza wiyobora ko bawongerewe. Ngiye kwibera umuyobozi. Ngiye kwigira ijambo. Ngiye kwigira authority. Habe no mu ngo zacu no mu buzima bwacu. Pastor. Ibyo bintu bitugoye. Ntabwo tugira authority. Imana yabwiye Adamu na Eva ngushize mu ngobyi. Uzayibagarire ibintu uzabigire gutya kugeza bamuhaye ikiza cyo kubyita amazina ariko nta authority tugira titwara yubuze kandi ndamubwira ngo twayibuze kubera iki imiterere mibi iyo tuza kuba tumeze turakanwa k'Imana wobwira umuntu ngo uragapfa akamapfa ukazuga rutinya kuko bivuga umuntu azamuga ngo uragapfa tupfe ngo ntawe uzogera ukahagera kubera iki nta jambo afite. Noneho dukure kubibwira abandi kwigiraho ijambo ukaba mu ngewe ngomba kwigiraho authority kigiraho authority ku mwana w'Imana ngiye kuzoza niya turaha amagambo akundi ngomba kwiyobora muri ibi ngibi bikundi. Ari kantu kamwe nza nibaza gusa niko kangaruka mu mutwe nimba umuntu yonywesha inzoga
mufiteho ijambo ku buryo nanjye nozimumwesha. Niba umuntu yo kwirwa nzengurukana, mufiteho ijambo ku buryo nanjye no kwirwa muzengurukana. Niba umuntu yontege uko ashaka, uzoza wicara utekereza, nanjye mufiteho ijambo no mutege uko ashaka. Turaseni Imana mu butware, ntabwo duseni n'umuryango wawe. Umuryango abantu n'abantu, umugore n'abana, ariko umuryango wawe tukemere kuko unanira utari wagera ku rwego ugerageza uko ushoboye. Hari abantu kwera kutagira autorité, azamatuza abana biyo kumanga kandi atabuze ubushobozi. Akamotuza hano magene kabenda kukuzore kubera iki? Imana izobitubaza nabyo. Ntabwo Imana gutya gusa. Musiko twatugira n'ubushishi umuntu yaza kwigurira akaza yiyima. Akazagira ubushishe bwo kwigurira ibintu biza amafaranga arayiwe. Mutakagira ubushishe bwo kugura aho mu rugo abana gusa n'umugore. Akazagira ubushishe bwo kubagaburira neza. Kubagaburira gusa neza kubera iki? Nta butwaragira muri urwo rugo. Hanyuma muzamwumva bavuga ngo abagabo no mutwe w'urugo, ngo abagore nabo niki. Ubwo abagore gatuvuge ko ari ikimi. Hanyuma mwazamugira ngo autorité y'umugabo no kubwira umugore ngo shusha amazi ngo yemene. Oya, autorité y'umugabo ni igitekerezo kizira amagawa ubwira umugore akaburamo amakosa. Ariko niba nta bitekerezo byiza ufite, nta autorité ufite muri urwo rugo. Ijambo ry'umugabo mu rugo ntabwo ari ko umugore ngo shusha amazi yemene. Oya, ni ugutekereza ibintu mbere yuko imubwira, kuko uyu mugore akomeza kugukosora bwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu. Kereka umumwanika mu mutima kwicisha bugufi, yatawufite n'uzu umugabo muri urwo rugo. Kuko uzumuzanira ibintu utatekerejeho neza akabikosora. Kabiri gatatu kane yuzo umugabo w'urwo rugo. Mwavuga ngo yeme. Ese turi kumwe. Muzamwe ngo Satani zokubitwa inkoni zanje se. Mu byahangira Satani zokubitwa mu bikeya ariko ibyinshi babikoze. Ntabwo Satani yaranteye ariko se wamfasha akaboko ngo bikore. Satani nta mugozi agira wo kutuzirika. Atuzirika iyo dusanganye. Ntabwo ari Satani. Satani azohanwa gusa bukeye mutwahukira. Ariko Satani ntabwo arabikoresheje byose kubera iki? Yesu yagoye basha no gutwara. Kubera bwo ukandagira uhagarika ibintu bimwe. Niyo mpamvu umuntu mu rugo rwiwe afite uburenganzira bwo kwanga Imana iki caje ariko mu izina ry'Umwami Yesu ndagihagaritse. Muvuge ngo yeme. Gubwiza ukuri kw'Imana ntaga. Ko fiso sengera abana bakuruta wowe. Ko fazayire kwaza shamburi ariko so sengera abana kuruta wowe. Kubera iki? Imana yo muri uriya muryango ni wowe. Amagambo wo batura Imana izayemera vuba cyane. Kuko Imana gwaye ikizere cyo kubarera. Tiyo kwima amagambo batura ngo bakorera ubasha. Ariko nta autorité tugira. Abana bahungu barahanga hafi ya bose. Nta numwe wisambanyije. Nta n'uburozi nta muntu uzuvukana. Mureke mbabwira akarsina nakababwiye. Umuhani utangiye kugira amafaranga bizaha bitatu. Ico uburozi kubera amashari, ico ubusambanyi kubera kwirara n'urugamba. Nibyo byaha bitatu bizayiba hantu hari amafaranga menshi. Abantu bakiyatunga vuba. Ayo bategeza amashari mwe baza baroga, abandi bagasambana, abandi bakagira urugamba. Ariko kuva none Vanessa sifiwe. Hanurira ibyawe anurasize biro era bibeho hanurira ibyawe hanura wise biro era bibeho. Koza muri watu wangu haleluya haleluya. Haleluya. Vanessa sifiwe. Oh. Mwamwe nakusanga abana bose ni beza mungeresa kusiye bagiye kubogosha. Abana bose ni beza bazaba gusabana nyine bagiye kubogosha. Azabona babogosha mukuru we akamwecha abana bamwogosha uruhande rumwe ngo yabivuye bazaramirwa vuba. Abana bose ni beza bazaba bigusiye bagiye kubogosha. Nandebye agakobwa kanje umunsi umwe ndagakunda cyane. Ndakabwira ngo ma Vanessa sifiwe. Mwarambiwe cyane. Ngiye gusoza mwe hasigaye kimwe. Ndakabwira atari koma undi ngiye nkunda kumuganiriza cyane kuva avutse kugeza none ntabwo umuvyeyi iyo naniye kurera umwana ikintu cya mbere cyihuta no kumukubita kandi kumukubita bimwica amarangamutima kuko usanga kumukubita akaba ari uburangare bwo kunanirwa kurera kuko ntabwo bazakubita ikosa bazakubita impamvu kandi usanga impamvu ari kutabimenya kuko umwana cyo kwamenya ifoke n'ubwo kwirugana n'ibiryo ugasaba kumwigisha uko bazabayirisha kutamwigisha ifoke ukamukubita ko yarishije intoki ubwo no we responsible nabwo
nyuma umugabo azamama ngo bana baje n'umugore mutaco bamburanye munabahaye byose tubakeneye byose bakeneye wowe uzogira umwanya wawe akaba n'abandi simuri semina y'imiryango akaba n'abandi bagabo iyo umuntu yagize intege nke mu rugo bazabura bazegeka ntagara ubukene buzabutuma umuntu ahemuka nuko gusa bashatse guhemuka hari n'abandi bagabo bazabifata nk'aho ataravuga ngo nta mafaranga menshi bagira iyo umuntu adafite amafaranga ngo nta jambo aba afite n'ubundi nuyagira ntabyo uzogira ntabwo amafaranga azatanga ijambo kuko amafaranga wayabonye kubera ko ufite agaciro niba utagira kuzugira agaciro kubera ko wayabonye ntabwo ufite ndi kuganira n'ikahangaha ndiganira ngo mwabajene tumana umuhungu umukobwa umuhungu akaba ngo ngwe n'umugore bananiranwe je pamara bizi na papa ndacyabafite sinosenya urugo kubera papa na mama no kuko papa ntiyanshingiye ngo uzoba umwana we yaranshingiye ngo uzokora undi muryango papa na mama kubafasha ntabwo ari deni bafitiye nije ugomba kuba responsible kuzirikana ko bambyaye bakabera umuhungu kabizirikana ariko ntabwo ari ibintu bagomba kunyishuza uko bambyaye ngo nkomeze mbe umukozi wabo barambyaye ngo uzogira undi muryango hanyuma gusenya urugo rwawe umuntu kubera so na nyoko nukubera responsible iso na nyoko ntibakubyaye ngo umugore ngo ntaza yumva mama kubera ko yasize se na nyina nawe ugasiga so na nyoko mukaza kubana kubera ko utashatse umubane na so na nyoko iso na nyoko ntibakubyaye ngo uzobe umuhungu wabo barakubyaye ngo uzobe undi muryango kubazirikana no kubafasha ni inshingano ugomba kuzirikana nutabikora nabwo uzobihanira muvuga ngo amen abantu bafitanye utubazo mu ngo abahungu n'abakobwa babajene aje yacu nimba biterwa na so na nyoko ni umugabo wa gito cyangwa umugore wa gito kuko umugore mama na data tibonsenye huko muchama aboko na muzehe ni uba gito bwanyu gusa esko murabyumvise cyanditswe bwana sasifiwe ngiye gusoza mwihangane ikindi abana wenda muja nko nimba mwaje nko kunyagara nimbwiye nko kurambirwa ndacyanditswe muza mwumva muri bya nigeze kukivuga ndi hano biravuze ngo ese ko mukoze inama na mahoro ndacyanditswe muza mwumva za ngo sibiza ko umuntu aba wenyine aho mwagize ngo Imana yamfuye kurema gusa umugore gusa mbere ko Imana iheza Adamu umugore yari bije yabanje kuzuza yabanje kuba muri presence y'Imana ariko gukizwa icya kabiri kumva ijwi ry'Imana icya gatatu kumuhereza igitabo icya kane kugira direction icya kane kugira ubumenyi tukazurya kino akagira icerekezo agira ubumenyi n'ijambo ry'Imana kuzavugana amaze kuzuza ibyo bintu sibiza kuba wenyine umuhungu ntakishijwe ntacerekezo afite nta bumenyi afite nibyiza kuba wenyine nibyiza kuba wenyine mbere yuko Imana yaheze Adamu umugore Adamu yari muri Eden muri presence y'Imana oya nta kibazo nabwo ndabaganiriza muri Syria y'abajene ntabwo Imana yapfuye kuba Adamu gusa umugore yarabanje gushira muri Eden muri presence y'Imana mu bwiza bwayo mu gukizwa bwa kabiri iramubwira ngo ngiki dore ubumenyi tukoze urya kino giti knowledge icyaka imuha icyerekezo tukoze ukora kandi uzigira kane icyaka zonza kugusura kwa gatandatu mu yandi magambo zo tugana ijambo ry'Imana kumenya kugira ijambo ry'Imana ariko kugira Imana amaze kuzuza ibyo bintu abifite imuha umugore none umuhungu wawe dafite byose ngako gase imyaka yo gushaka si iyo ngiye afite imyaka yo gushaka ni ugukizwa imyaka yo gushaka ni uko ufite ibyo bintu bine kuko Imana ifite gufata umukobwa w'umupagani umuhungu w'umupagani ngo bongere umubare mwinshi w'abajige Gehinomu oya kuko Satani ntazashaka ko inda zivamo azashaka ngo zivuke ariko ntizagira icyo zimara nimba kumeza gushaka gusa ngo wabyaye icyo ni cyiza ariko washoye imbaraga zingana gute mukorera abo wabyaye kuko iri sikanisa tubamo iri ni ihuriro ry'imiryango y'abakishijwe nje n'umugore n'abana mbabwije ukuri ko Imana mu ntege nke ngira sinokibagirwa gusengera umukobwa wanjye n'umuhungu wanjye sinogira izo ntege nke nogira izindi ako kweza nibagirwa gusengera umwana wanjye n'umuhungu wanjye bisabiki suko mama n'umuhungu wampaye n'umukobwa wampaye ndagushimiye ko bavuye mu ijuru kamera ko mbarera uzampereza ubushobozi bazabeho neza aya magambo aragoye
nose murashaka ngo abahungu baba bandi bose gasabaje abahungu bose bari muno sabawe ma ariko kwigisha bawe mama pastor akigisha biwe mama akigisha biwe twese twora dufite abahungu beza n'abakobwa beza hanyuma ikanisa rikaba ryiza ariko murashaka tugire ikanisa ryiza nta kiguzi dutanze bizogende gute nibyireva keke nta autorite tugira mu makanisa bazahasa pi Sunday school yacu ikanisa rikomeye kubera ibintu bi Sunday school cyo ni icyambere cyagabire ni protocol kufata wana pastor bose bakabicaza inyuma bakancibicaza imbere byo urugiye kwigisha mukanshira inyuma mugatora utarugiye kwigisha uko hobiki none icyanyuma nsoza Vanessa Sefu Samoni ni jambo cyitwa imvugo umuntu azavuga gutya Imana ikamwanga umuntu ko vuze ntabwo ari uwanje iyi mvugo si yanjye iyi mvugo si yo nahamagaye hari genza mbwiriza ahantu nk'umuntu akamanta rukira kucyo mugabo munyantegeke uno muhungu ni umugigi sindashima mu bukwe sindavuga mu kiriyo ahantu hamwe gusa nasanze mvuga ni mu ikanisa kandi nzabasetsa nkababwira ngo ngiye mu bana tuvukana ko turi 10 sinaje mu Rwanda nje kuvuga ibuga butumwa nenzwa n'umurimo w'abantu usuzuguritse w'abantu batiza ariko uko ngenda niga muri babandi 10 ngiye nyine Yesu akamwe nguzonkorera maze kumenya ko Yesu ari wampamagaye neza ikintu cyambere namusabye namwe ngo uhamagaze umwigisha kuvuga uzonyigishe kuvuga kandi kuvuga mvuga ntabwo ari kwanga utonze ni ukuvuga ibintu neza kandi sindabimenye ariko ndacabisaba Imana imvugo yacu imvugo yawe igomba kubirangwa n'ibintu bibiri icyambere tukavuga amagambo y'amanjwa uzoyabazwa ku munsi w'amateka kuvuga umuntu Imana yakaza iyo umuntu afite ubuzutsi ikintu cyambere kimuranga azagabanya amagambo umuntu ufite ubuzutsi ikintu cyambere kimuranga neza n'amagambo azabamake mureke bahurugera ubunyine twavuga ngo dusoke hano tugere kumutakura n'amaguru twotangira hano twadukina twadushabira dufatanye ku rutugu twatuvuga ariko twaje kugera mu mujyi twese uno mupira wakuremere kandi kandi tukondemerera siko bizogenda iyo muturugenda uko rugenda rugera imbere niko ibintu byose biza bigenda bigira gute bimuremere kandi atagabanyike amagambo impamvu dufite amagambo menshi nuko twicaye hamwe umuntu Imana yahamagaye akabari mu kazi amagambo azaba make kandi imvango amagambo azaba make si ukubika imeme ni ukuvuga ibyo ugomba kuvuga Yesu Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo ubwire Timoteyo ubere abantu icyitegerezo icyamberere n'ujuvu uvuga amagambo y'amanjwa tuvuga tuzoyabazwa ku munsi w'amateka bibira muzosomeye biri gitabo cy'imigani cyavuze gute cyaravuga ngo umuswa azemera ikivuzwe cyose umuswa iyo umuntu ari umuswa ikintu kimuranga ikintu cyose bavuze azacemera bivuze ngo umunyabwenge azabanza agacisha mu nyurabwenge akavuga kino kintu noje kukivuga nimba ari ibyaha nanga icyambere kiza gikoze umuntu kikamara imbaraga ni ibyaha of course icyakabiri nanga nuko umugabo umeze kuko kwa kofi uzusirimba akora za gahunda akadutumisa umugabo nawe wa kofi ngo mvuge kwa kundi wavuze amagambo y'amanje no akuzobura unumpasori mwe ngo wagira amagambo oya wagira gute twebwe ikibereka ko tugira amagambo menshi nyine kandi si icyaha ariko bimwe ni ka formality muno munezero ungana gutya uzabona umuntu agukwereye akazama gususa mu nta ya Kongo buruno munezero ya Kongo ubunyine twese turayakire turashaka kuyumva nyuma yahanga hari amakuru ya Kongo hari gutya tukisoza gutya amakuru ya Kongo muri kino gitaramo n'amagambo y'Imana n'abantu bameze gutya umuntu akabana kazamera kubaza umuntu uri hari niko kwicara gutya gusa formality gusa akamubaza ya Kongo ukwera yibuka ubunyine muno munezero ungana gutya ya Kongo yo keraza yatekereza muvuga ngo yeme Vanessa Sefu umuntu Imana yahamagaye mureke mbabwiza ukuri umuntu Imana yahamagaye izimwigisha kuvuga nta muntu Imana yahamagaye itazayigisha kuvuga umuntu Imana yahamagaye izimwigisha kuvuga ntazavuga umuntu Imana yahamagaye ntazavuga ntazavuga ubusa ntazavuga ubusa umuntu Imana yahamagaye tazavuga amagambo y'ama Bibiliya niko yavuze ngo amagambo y'ama nko muvuga muzabazwa ku muso w'amateka ntabwo ari gupfa kuvuga gusa icyakabiri kiranga umuntu ugiye kuvuga neza pastor agomba kwiga kuvuga gukomeza abandi ni nawe unsoreza mumbane mu mbwiza ukuri nje nitangeho urugero
inshuro zose naje aha wenda amagambo mabi mwamvuze tayo n'ukuri nzi n'urugero nitanzeho nanza kukuvuga wowe arigeno yavuga basanga barayakuvuze mwabonye arico nahindutse nimba ntaco nahindutse wewe wayamvuze inshuro zose umaze mvuga wewe wahindutse iki nimba waramvuze sinahinduka uvuge nawe ubwawe ndi wahinduka mwarisa tugahindura hano rero kintu cya kabiri nidukorera Imana mu mafite gishakwe atewe na kofi mfite gishakwe ntewe n'uyu tugashaka dutewe n'uyu tuzonezerwa ryari ko Imana yabazanye Burundi ngo mubane imvugo ibe gukomeza abandi kwirikimiza mukomeza usitara nabo nushaka kumbonye nakoze ikosa ariko nihanye ukushunyegeruka muzotinye biri yavuze mu gitabo cy'abagalatiya mu muniya dukaho n'icyaha mwebwe abanyamuka muzongoreza umwuka w'ubugwaneza mu bantu bamwe inzira n'abantu bazabanguje sinza ncisha hirya uca mbonyeza nkivuga uri igifu ico babonye cyose ntuzo kivuga bazabanza gutekereza nuko sora umuntu mugatandukana uzabakoze igikorwa cyiza mu bwenge buke kuko ugomba gukosora umuntu mukabana ndakubwira ugende nanje ngende ugakora igikorwa cyiza mu bwenge buke kweki Natani Imana yamutumye kuri Dawidi agereye nti yamamubwira ngo waza usambana gute nk'umuntu w'umugabo ufite ubwenge agera namwe ngo ari umugabo umwe hano ufite agatama kamwe nguwo ninde ati ni wowe ati ndemera kukariho Natani na Dawidi baragumana kubera Imana izoduhamagara tweke kutwigisha amahire kuvuga no gukomezanya no kubana none kubera ukuntu turi abagome umuntu azagira ngo ukiraruka kwiwe ngo mu gutangaza amakosa y'abandi nushaka kuvuga amakosa yanje 10 ko ntubaye umwe nico kimwe nawe anono se turi bano kuri bano basaza nabaretse abahungu bangana gutya uratangira kuvuga ungana gutya uzogeza imyaka 90 uvuga ngana gutya umuntu we kunono tekereza ntangire kuvuga ngana gutya uzogeza imyaka 80 nzavuga navuze amagambo ngana gutya aba mama bazabashuka ngo abagore ngo dukunda kwivugira hoya Imana yabahaye ubwenge Imana yabahaye ubwenge hano mwe mutagomba no kuvuga noneho kuko mwege muzamubyara mwe mutagomba kuvuga ahubwo barabicuritse ngo mwege muzamubyara icyaka bimwege mugira impuhwe none oje impuhwe zazishira gute muzi ko ijambo rigira imbaraga ijambo rigira imbaraga ijambo rigira imbaraga ijambo gutya gusa mutazayato rigira imbaraga gutya ijambo rigira imbaraga ndasoje muri kimbabwire no jambo bwana sasa fiu Dawidi yarwanye intambara 8 kofi Dawidi yarwanye intambara 8 hari zibiri yahunze yarwanye 6 iyidu kubita intare kubita Goliath kubita agere kuri zibiri avuga ngo bazazirwana intambara y'umuvyeyi kubyara n'intambara y'umushumba gushumza bazazirwana bazabazihunga bazazirwana bazazihunga uzuzege kukigendera bazazirwana ngo pastor yavuze ngo nanje ndavuga ntabwe ngufite bazazirwana bazabazihunga Dawudi yahuye na Sauli avuga ngo ni data bukwe n'umuzeye wanje wo mu mubiri n'umutambyi izindi bazabazirwana bazabazihunga kutumikia Mwokozi, kuishi ni Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo wa kweli, na shiba rohoni raha ya Mungu na moto mbinguni napata kukaa nuruni kabisa, nuruni Yesu Mwokozi. Haleluya, haleluya. Imana yamagaye ntaza vuga oya ntaza vuga agomba kuba umupapa mwiza n'umama mwiza uzuvuga ibyo agomba kuvuga mugihe agomba kuvuga, ntabwo azavuga no agaca kurindi kanisa ubona akabango rino karisa rizokomera, aca kumpasiteri Imana ihamagaye sinjye wamuhamagaye, Imana ikumugisha papa, aca kumuvuga butumwa no oya zacana abantu bakongora naka kweka mureka magira ikintu cyaza ikimenyetso cy'ikinyoma kigaragara nk'ukuri, ikimenyetso cy'ikinyoma kigaragara nk'ukuri, birumvikanye ikimenyetso cy'ikinyoma ariko kigaragara mwamana ko ndi Burundi
umuntu wo muri family hano bareka mbwira nka Petit David ubu ngubu papa agahita amuhamagara wampaga ngo Felix ari Burundi ngo kandi yashatse undi mugore n'urugero bahita baza David wenda David ataje nko gusenga David agahita amubwira ngo oncle uri Burundi ndi Burundi azahita kopa gusko nyine yashatse ikimenyetso ndi Burundi ariko sinashatse abantu bano bafite abantu bagira ibishakwe kubera ikimenyetso cyahuye n'ikinyoma ariko sokuri niyo mpamvu nujya kuvuga tukazugendera ku bimenyetso ugiye guhita uhamya ariko usanga ibyo bimenyetso utanze atari ko kuri ni ukuri kw'Imana kofi ariko usanga atari byo nitugera mu ijuru Yesu azobikubaza nta muzobwira ngo nukuri muri ba kofi babivuze oya Yesu azobikubaza Esko mwakumvise ibimenyetso by'ibinyoma ikimenyetso nico ariko sukuri kugira ngo ikinyoma kigufata siko kuri mugira ubwenge umuntu Yesu amagenda akunda kuvuga aza yitora kubera ko Yesu atavuze munsi Petero yagiraga imbuga itahanga Yesu abizi Yesu aricecekera Yesu baraga bose yamaga nta munyembaraga waruba bose barabanyantege ariko Yesu ngiye akaza avuga yarasiko gukomeza kubana nawe ari byiza finema zo babagabo nyabagabo nubona gusa umuntu arimo kuza gusenga we muhutaza hari inzira nk'igihumbi zo gutuma umuntu agera ku bindi bintu byisha kandi byiza ariko mu mvugo nziza y'abana b'Imana Vanessa Sefiu nziza y'abana b'Imana mu mvugo nziza y'abana b'Imana mu byuvuka none abajene ho sito simbabwiye ngo mwaba mu bibimeme ariko mu mvugo ibyo mugomba kuvuga just agomba kuvuga lese none turi mu gihe kibi ahantu ugomba kugabanya amagambo kadusenge nandi kuri Pasaka hanjemo ijambo ryiza niryo naza negisha ahantu Pasaka ntago ari ukumenya amakuru yuko byagenze ahubwo no kureka icyabiteye Pasaka ntago ari ukumenya ngo hari umugabo ngo wapfuye ngo akabambwa ngo akaza ngo akagera hanga ngo agapfa ku bwanjye mwe ni mwizera muzahabwa akiza Pasaka ntago ari ukumenya amakuru yuko byagenze Pasaka no kurereka icyatumye Pasaka kiba niki nuko ari habaye icaha Pasaka no kugabanya amagambo Pasaka ntago ari ukumenya uko byagenze Pasaka no kureka icyabiteye Mwami Yesu ndagushimiye ururimi n'akantu gatoya nyamara amagambo yarwo arakomeye kurusha amabuye kubw'ururimi turaga umugisha kubw'ururimi turaga umuvumo indaneza ururimi rwawe kuko arirwo ruzagutuma Yesu ndagushimiye umugoroba mwiza w'ibyishimo n'umunezero haye mwana w'inama w'Imana aho bitagenda bigende neza mu izina rya Yesu aho dutekereza uko bitari duhe gutekereza neza aho twitwara uko bitari duhe kwitwara neza Mana aho tutagize ijambo tutagize autorite tutagize ubutware duhe izo mbaraga aho twagiye tuvuga amagambo atari meza atari abakozi b'Imana tsindwe mu izina rya Yesu